Hello bakunzi ba Mega TV1 bahaye kaze ko murabona ama image cyangwa se ishusho nshasha kuri jewe mugiye kuzoza mubona cyane ndetse n'uyu mutumirwa wacu turaza kubibwira mu kandi kanya ariko tubanje kubasuhuza mwiriweho abandi mwaramutse bitewe naho muherereye mahoro ya Yesu Kristo akanze imitima yanyu. Umunsi sinije nyine njewe nitwa Samson Guvu. Ushatse wanyita Muriri kuko ndo kwa Muriri kandi umurimo wanje no gukura umuriro ku rugo. Ababonagaho turi abanyamitabu ibyo twabitewe n'abatemaguye imitavu. Alo mbinguni. Hanyuma ndi kumwe n'ubutumirwa ni Muyomba ariko rimwe nzoza muvuga mwisi na nyine kubera akazi nimbaga tuvana kanshiciro nuko ganyine mu gisirikare ngo ntihabe ibintu by'amasano cyane oya hano ho aha ni mu kazi nyuma y'akazi ni Muyomba nyuma y'akazi ni Muyomba ndagira ngo wibwira abadukurikiye. Sawa abadukurikiye turabaramukije kwanza yambu abadukurikiye nitwa Gifis Bonfils korera Mibunda TV1 muzakunda kunsanga no kuri Rugenza TV Joshua Entertainment aho niho muzadusanga cyane ariko channel yanje yitwa Mibunda TV1 abantu tuje hano kuri Mega TV show turashaka ko mukora subscribe kuri Mibunda TV1 yego muraza kubona wepininza aho hasi mukore subscribe kuri Mibunda TV1 muzaza mutegera ibiganiro biza bihanyura n'ibiganiro byiza cyane byo guhugurana no kubamenyesha amakuru ari iwacu n'impinduka zabaye muri politiki ya Kongo nibyo bihaba nibyo muzahasanga mu wacu yavuze ati igihe kimwe ngo azagira imitabu iyo abantu bagumye kugira ibibazo byinshi tuvugana nyine dusa n'abafite imitabu kandi atari n'imitabu ari kugira ngo tubashire ku murongo bareke kuguma gutatana bareke imitana mpaka bagaruke bareke gutatana tukomeze tukushe mu gihugu. Rero muri kino gitondo mugenzi wanje ariwe na mwishwa wanje ni ufite gana niuzi cabaza yampamagaye ngo tuganire naje nawe siba igano tuganire turakora ku tuntu n'utundi kuko mwumva Mibunda TV1 urahita wumva ko ni umunyamibunda. Yego watubwira ibintu bitatu biri majere kandi by'umwihariko utasanga mu tundi turere byarangaga Mibunda. N'amazi meza inzuzi zo mu Mibunda n'amazi meza twagiraga amazi meza cyane. Ikintu cya kabiri habaga ico bita ngo ubututsi bw'inka habaga inka nziza ugasanga ubwoya bw'inka ugasanga amaraso y'inka arakeye ariko ushobora gusanga ibyibushe ariko ntubone ikeye mu maraso aho inka mu Mibunda n'ubwo wasangaga inanutse kico muci ariko nanone wagazureba mu maraso kabona irakeye nuko. Icya gatatu mu Mibunda twarangwaga n'ishaka muri Mibunda yose uzibona nta muntu wigeze asekera uwundi ngo umuntu umunyamurenge ngo age gusekera uwundi ibyo twavyumvaga mu tundi duce wagaze uzumva abantu bari bature kuri Minembwe ngo bagaze basekerana bakabushanya ariko iwacu tibagaze basekerana no kuvuga ngo Mibunda yarangwaga n'iki yarangwaga n'ishaka bahoraga bishaka bavugira hamwe iyo nimba ari abashefu bahamagaye ari kibazo kijanye na leta abashefu nimba bavuze ngo nukuja ha twese no kubakurikira yego niba ari kibazo ciyo bakamana n'ubundi abapasteri bacu badutegetse ngo nukuja ha n'ubundi no kubakurikira cyo gituma uzasanga mu Mibunda uziko mu Mibunda takanisa ryamo ngo gereze rero tajyo abageze bahava nka batatu nka bane bagazeje gusengera mu Gahwera kivogerwa ariko mu Mibunda hasi tuyaye ndamaca kubira ntaye twamanye ibyo ni ibintu byarangaga iwacu n'umwimerere w'iwacu no kuvuga ngo twemeye twakanye kuko ntabwo twari tugira ibibazo twabanaga n'ababembe twabonaga intambara ya buri gihe twari kugira intambara mu babembe ngo dusubire twangaje nk'iyindi y'Akagara dufite mu Banyamurenge ibyo twarabyirize kandi biratwubakira igihe kirekire. urumva ko Mibunda hanyuma ndabizi Mibunda yagiye ibamo intambara nyinshi z'abajenesi hagiye ndetse no muri Ho Plateau nuruhe
nuruhe rugamba rwaba rwaritiriwe umuhungu byibuze umusore umwe wo mu Mibunda bavuga ngo operation ya runaka ni operation nyinshi ariko uzi igihe ako gato tuvuga amazina ko gabiza bihinduka hari operation umujenesi wigeze kwisaza ngo ni leukemia yigira umusazi intelligence zo mu Mibunda zimurasira mu ikayiwe iruhande rw'amazu yabo urubanza rubura gice kandi za numva ngo bamwe bamurasa shene yose ngo irashira baramurashe bamuhagarara hejuru uzatumva tukunze kukivugana kumupiga na kumucharge bamuhagaze hejuru baramucunaguza bamwambura ndetse n'ikoti koti twararibonye nuko byarimo n'amadolari 300 icyara afite n'ifaranga yari umunyazigara yanyazikara umunsi ariko usarire Imana mu Mibunda zivuga umunsi musaza ngo nirukema wabasama ndamuzi wo muri sanse yaragera musezera ngo ahava aratubwira twari musoko akazirimo ngo Imana yaramubwiye ngo nave kumusezera ngo aragiye ataragiye kandi n'umuzosura kumubona ampaye n'uwo mugoroba nyine abaragiye iyo ari operation ipanze neza ya faulu kandi mu kanya gato kandi igira impact. Urakoze cyane mu Mibunda kandi bavuga ko habaga abahanuzi b'Imana cyane habaga abahanuzi b'Imana iyo hataje abanyaminembwe babavangira habaga abahanuzi b'Imana kuko igituma mvuga abanyaminembwe kandi abantu bose bantegera mu mvuge neza intambara iri wacu 2010 higeze kuza abagabo mu Minembwe kandi ndabazi ubwo iwacu hari habaye intambara ababembe baje iwacu mu Mibunda abantu batazwi barasaba bembe intambara iraba nyine abantu basa n'abahunze abantu bavimaranda barahunga ngo buce sinzobyibuka hari mu gitondo c'akazi rimwe tubona abagabo baraje ngo bahanuze Imana yabatumye ngo baje gukinga imiryango ngo yabanze barasenze ngo barangize bakora bene bijya byanani ibi byagatabaza rero gukora nta kisimba kimwe gazo vuga ngo nibazinga ibirago uzinge dutaje bo baratubwira ngo nimuzingure ntimusubire guhunga Imana iravuze ngo nta ntambara izosubira kuba hano nuko cyamaraso cyare kiraha kireyutse abo bahanuzi urabaza ayo wowe cyane nzambabona tabayita ku tribunal hari nakazi rimwe dusiba na kabiri na gatatu mu ijoro nonoga kwizera Imana tuba tuzi Imana yavuze kumbe n'abantu bavuze ijoro rya gatatu bucarakane oya ijoro rya gatatu bucarakane bamara abantu nibwo baje kuno abantu ngo bazi Imana yavuze twizeye Imana niba abantu bazabasha ngo mwizere bo ntabwo ari kubesha mwo kwizera ariko mwizera na reserve d'abord wizere ari wowe Imana yabwiye yego apana yabwiye undi ukundi yukubesha akaguta mukaga yego bamara abantu batubesha ngo Imana yakinze naho barasana bagica ninka bari baje gukingura umuntu yavuga ngo Imana yakinze kandi mwana muturaho muhanganye itaraye bwaca bakaza kubarasira mu nzu nukuvuga ngo ninkaho babesha abantu bakoresheje izina ry'Imana naho nukuri tari Imana yabwiye. Urakoze cyane reka twe uko turabanyamibunda giyo duhuye tuza tuganira iby'inka n'amata n'amateke tukavuga n'iby'amatorero dore ko turabemera Imana twatojwe Sunday school tukiri abana hanyuma topic yacu y'uyu munsi iragira iti ese birakwiriye ko umufiance uwagufianshe kera cyangwa se mu mvugo zu ex wawe tuvuge niba ukiri umukobwa hari umuhungu wari umufiance wawe mwateretanaga buce wa muhungu murarekana ashaka undi mugore cyangwa wa mukobwa mwateretanaga buce ntibyakunda ashaka undi mugabo ese birakwiriye ko mukomeza kuvugana? Nukuvuga ngo umuhungu ke yawushaka abari muri faze ya recherche abagiye yashaka atarabona no gushaka nyine abagiye yashakisha kandi ushakisha uhura n'abantu benshi yego ukababaza mukicara mukaganira mukavugana ukarangisha bakakurangira washika ugahebura cyangwa ukaronka icyo wagiye gushaka yego ikosa ry'ubunyine nuko mutari mukuba abafiance muri mukuba abagore n'abagabo
aho ngiye kuri kamera kosa ry'ubunyine ntabwo muri mukwa abafiance muri mukwa abagore n'abagabo ukumva ko nimba umukobwa aba fiance wawe ahitamo umugore wawe akazaje kurara iwawe mugategereza gusanga umunsi wa mariage cyangwa se ushaka kumukura hano ukamujana ngo mukaja gasarani mukaja hehe donc ukamutwara nk'utwara umugore wawe ariko bibaye ari ukuvuga ngo n'umukobwa mugiye mufiansana muganira mupanga kuzubakana bwaca hakaba umwe imico atuyihanganira ku wundi ntibyo byara urwango uti kubera impamvu ushobora kuvugana n'umukobwa agakunda igihagararo cyawe agakunda imvugo yawe agakunda umuryango wawe ariko ukabura umusinzi wa mukobwa akagutima nawe nagukunze ariko iyi ngeso y'ubusinzi ko ndabona ntazoyihanganira kubera iyo mpamvu nuba mbivuyemo cyangwa se turi umusinzi yagukunze ariko yareba imico n'imyitwarire yawe muri sosiyete akabona n'undi hari ukuntu mutamatsinze yego akakubwira ngo mbivuyemo kandi ga wibuke ko muri cya gihe muvugana hari abandi bamuvugisha ngo bamushaka ni kandida libre yego bifate nka kujya kwihuzu imanitse ku isoko buri wese araza akareba akayishima akabaza ibeye uwumvikanye nawe ntuwipimye kamukwira niuzi yigura yego nukuvuga muri cyaga mwavugana timurumvikana exactly umwari inshuti ariko wewe umaze cyangwa se umuhungu umaze kumenya umuryango w'umukobwa undi ukavuga ati wa mukobwa we nagukunze nagukunze ariko bijanye na comportement z'umuryango wanyu ndumva atari umuryango ugomba kumbera kwa data bukwe koga kwa so bukwe ni umuryango uvukamo vuge kuba ndabwo mvuga ngo ubuvutsemwo 100% ukavuga ati noneho gasasa nturuzi umuryango wa mbere w'abanyabyinshi n'Imana yaguteganyije kuvuka muri uyu muryango ariko wundi uzoshakamo ni shwa yawe kandi bavuga ngo umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Imana naho umubi ukamwiha iyo ashitse akaba mwiza wamuhawe n'Imana kandi yashitse akaba mubi ni kacaga iherutu yajanye namushwe ngo bungere wabo ngo batonganire mu nzira abwira wabati wewe nimba uje Sodoma cyangwa gaheza yindi ngo bashike abwira umushwe ngo natore umushwe watori Sodoma ushikarimbukira nukuvuga ngo mu gushaka na mahitamo yawe tukwiye guhumiriza ngo uzane impumyi ngo kubera ko ngo Imana ngo ariyo yangeneye hari abantu benshi bagiye babeshwa umuntu cyane uzumva kino muri bino bihugu umuntu akamaze akamuvuga ngo Imana yavuze ngo dore umugore wawe n'uyu nguyu cyangwa umuhanuzi akamaze ukabayumbe nzabanta akamabesha akamaca mu bayumbe bakamabesha umukobwa ngo umugabo wawe ngo n'uyu ngo ni w'Imana yatubwiye noneho wa mukobwa akubaha ijwi ry'Imana risa narya natwe twubashe tugashirira mu mazu yashika gahura n'ibyago aho umuhungu nawe yubaha ngo ijwi ry'Imana ngo Imana yavuze yaje kuza agasanga yazanye kabutindi mu rugo ariko muri faze yo gushaka hari wani wenda ushatse gushaka umukobwa w'egasi wani wanyugasiro cyangwa hano mu munda hose mushasha bwaca ndimwumvikane zotuma mubabanzi mwuvugana mukavugana nk'abanyakarere mukavugana nk'inshuti mukavugana nk'abavandimwe mukanafashanya n'amaserivisi ariko mukirinda kuvugana kubijanye n'umugore n'umugabo cyangwa kubijanye kubaka urugo kuko mugiye kuvuga ibyo kubaka urugo mushobora gusenya ubwubatswe kandi mutarubakanye irinde kumubaza ngo se ngo umugabo wagushatse ngo se ameze gute oya muvugane byumvikanye mwarangije nimba mwarabayumbi nimuvugane iby'inzandiko za Paulo muvugane ibyakozwe n'intumwa siko muvugane ibyo gusenga murekane nasije ivuga ngo se ngo umugabo wagushatse bujya ngo se ameze gute
none cyo gihe ubujanye umukobwa muri comparison kuko wenda nashatswe n'umugabo uzukubita nashatswe n'umugabo w'umusinzi nashatswe n'umugabo umeze gutya nashatswe umuryango umeze gutya akakubwira wabura umusenyera nawe tako yo bumbafu wayiretse cyangwa wewe umuhungu wamaze gushaka urashitse usanze wazanye umukobwa utaruhuye n'amarangamutima yawe umugore yakubaza mwavuganaga no wex akakoza ate se none se burya nyuma umugore waje gushaka mizo tatireka masha ubona umuntu ugore nashatse ameze gutya na gutya ugatonda ngoza amakosa yazakora ataza yumva atazagira gute yagira umwanda niyorogeye arantuka agira gute akavuga ndetse n'umuryango wabo ubamwe abarozi ubamwe bicanyi ubamwe iki ukarurunguka bwira wa mugore ahita atangira gusuzugura umugore wawe kubera ko wamubwiye faiblesses. Okay. Ico gihe ni wowe wamenye ibanga. Ariko niba mwarigeze kuba inshuti muri abasinzi koko nyine birashoboka. Hari abashakanye n'abasinzi mugahurira mu kabare mu nzoga. Ni muhurire mu kabare ufite ubushobozi agurira waba inzoga mumwe mutahe murike kwinjira amagambo y'ingo. Nuko kone mwinjira mu yingo mwarigeze gupima kurwubaka rukananirana mwimbi hari umushobora gusenyera wabo kuko ubu nyine ni ibintu bihari ugasanga umugore uri mu rugo arashatswe ariko kandi ugasanga afite undi muntu bakundana ku ruhande ni ukuvuga ngo ico gihe nibijya twavuze ashobora kuba yarajanywe n'inyungu akubonamo siritu nk'abana bakobwa uzubona bashaka abakobwa benshi baza bashakwa wowe uje kumushaka hano ufite amafaranga ariko wari ufite igikundiro ni wowe wari uhuye n'amarangamutima ye ariko kubera ubushobozi bwawe bukeya bigatuma akwanga agakunda uturutse i Rwanda kubera ubushobozi noneho urya ntaba mujaniye kuko amukunda amujaniye kubera ko afite ubushobozi noneho wa mukobwa yamaze kugera mu rugo bwa bushobozi yari akeneye aba yamaze kububona noneho hagasigara umuntu uhwanye n'amarangamutima ye nico gitumaze kugarukaho urabisobanuye kandi bucya hari umuntu wicaye hariya gucya kuri kamera arabyumvise nico gitumaze kugarukaho yego okay cyo kimwe nawe ushobora kuba ari umukobwa mwiza ukunze ejo ukabona undi wenda uri muri Amerika iyo bafite imyaka 50 bafite 40 bafite 30 bafite 40 ingahe yo uko quelque soit malformation yose ashobora kuba afite ukavuga ati ivyo ari byo byose reka nubwo uyu ari we wari mwiza ariko kubera inyungu z'uyu nguyu uri hanze reka nshaka uyu uri hanze kugira ngo ndebe ko nzohagera kene ndi mu mbuveho ukamushaka enti wamushake kumukunza wamushakiye kubera inyungu kuko umuhagaritse hamwe n'uyu wundi tushobora kumutora gusigura hatabaye inyungu hagati yego noneho akudeklara kugeze hanze namara kukugeza hanze za nyungu wagaza utekereza ibyo wagaza wifuza noneho wabigeze urabifite yego hagiye kugaruka umuntu uhwanye n'amarangamutima sasa urya amarangamutima we yarakunda noneho ntubukibona urya kuko urya n'ubushobozi wari ushaka wabubonye icyo wari umushakira wakibonye hasigaye rero ukunda mu marangamutima yawe ugasubira ukagaruka ku mukobwa mwigeze gukundana wari waratwaye amarangamutima yawe ariko umubuzwa nuko nta bushobozi afite noneho bwa bushobozi wabubonye fo kumugarukaho voilà ubu nyine hari imvugo ihari uti abahungu bubu babaye abakapitaliste bashaka inyungu ntibashaka abageni cyangwa se abakobwa bubu ngubu nabo n'abakapitaliste bareba inyungu ese inyungu itangira uyu munsi cyangwa yahozeho kera ruguru nta mwana w'umutunzi wagoze ujinga uko yosa kose voilà uko yosa kose wagombaga kugira gute kumushaka yagombaga gushakwa kandi ukamushaka ko mucinka zase nuko ukavuga ati rura rugo ngiye gushakamo wenda iwacu ntanga dufite reka ngende dufite ubuka butanu ushake kuba kwa runaka afite n'imfura afite nk'ijana ziraka zizodutunga kandi zikabatunga ugasanga nyine uri umukwe isoso ukora kize kagweza inka zitatu inka zina kagutiza inka ugasanga ntuba mu buzima bubi kubera ko washatse uwo mukobwa
umukobwa w'umukene yazaga ashakirwa ubwiza bw'uburanga n'imico ye myiza comportement yego nizo zatumaga agira gute ashakwa mu rugo we nta bushobozi bwa se bamuciye imico myiza n'ubwiza na comportement bisa nanone n'ubundi umukobwa mwiza hano nubwo yuba nta faranga afite n'ubundi ari mu gushakwa kandi agashakwa n'umugabo mwiza nawe wamuciye ubwiza bw'uburanga ariko hakabaga n'udafite ubwiza bw'uburanga ariko ufite ubushobozi burya n'ubundi abantu baturaga bacage abageni kandi kera iwacu hari n'igihe washakiraga umukobwa umuco mwiza w'iwabo kavuga ati ibyo ari byo byose hariya uhashingira yabashingira urugo rwiza kuko hari urugo muzamushingira umukanamira ngo urugo rugiramo divorce urugo rwicara rukubita abagore urugo ruhora mu nduru urugo rugira gute umuntu yaza kubaza ubwira akafati n'uriya twahashingiye twaramuhanze kanswe noneho kioteri menayira remereye abanyamurenge bashingiye nabi zo twaramuhanze ndavuga ngo se ngo yari hamse cyangwa ngo twamye dusibu ngo wa munsi ngo twari dushuye se ngo twari tugiye gusiba nimvuga ze kinyamurenge niko bazabagana batishimiye ko yaza kubaza umugano kamuga ati oya nuri ya rugo impaka n'induru zirubanywe tawo rushingira none se kuki mu blaminga cyane abasore ukavanga abasore b'ubu ngubu ngo babaye bashangundi bakenera gukora kandi urumva inyungu zaho zeho kuva kera kuki mubifata cyane mukama mwumva ko bihereye muri no myaka 10 turi hano mu buhunzi Kenya n'ahandi mu bindi bihugu uzi gituma baza babivuga nuko abantu tuzi ko tubana n'umuhana yego ushobora kuba nokenda ngo ushaka umukobwa runaka kimwe n'umwe naza nkurangirije ubundi wenda jewe mu marangamutima yanje ndashaka kushaka uriye ariko wewe urashaka uri muri Amerika cyane ico gihe jewe ndaza kuvuga ko uwo mwangiye kubera ko atari hanze nuriya wamukundiye kubera inyungu ariko bishobora kuba ari nabyo yego kuko ushaka gusanga uyu nguyu atari we mubi kurutuha uja kuzana yego kandi uyu muri kumwe uramuzi ariko undi ni ifoto yo ufata ifoto yicaye naho ntamaguru agira turuzi iki kamera turadukora kuno kombongana gutya ntamaguru ubona ucyo akavuga ati nabonye umuntu muzima naho waje kwikubita ugasanga umuntu ntamaguru agira cyangwa umuntu akagweza ifoto y'undi kogi wacu uzigeze kubaho ugapatana n'uyu bakaguhindurira biriya muzo mu ngo bigeze guhindurira nimba rinde bahinduriye ngo umugore nino byarabaye ino muri biriya bihugu by'iwacu tukibi wacu wapatanaga mu ijoro noneho uwupatanye nawe hakabigiye bakuzanira umwiza ku ishusho cyagihe muhamusokaga babaherekeje nk'abatanu batandatu umukobwa asubiye inyuma kwipfukira urupanga hakama hipfukira undi haba ari hafu kamujano kamwijeza mu nzu bwaca mu gitondo batese wazanye runaka toyaye twapatanye na runaka wazanye runaka abikagenda gute wagira ngo uramwanga ikanisa rigashokaga ngo ni indobo waba unafite soga w'umugabo w'imfura akakubwira ngo ni wewe wagiye kumwizanira wewe ubwawe niwe wagiye kumwizanira umwijiza mu ntoki yisanye kurabesha suye mwapatanye umukobwa akamako akagarika ngo twapatanye nose nakurikira gatapatanye haraba batunze ariko babazanye yego kwa Yakobo neza muri Bibiliya neza byarabaye aho hanyuma umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu birakwiriye ko azira icyaha cyase cyane mu mwishako giwe rwose kandi biriva ngo kila goti litagishimamia kandi Bibiliya zituzi za Adamu na Eva barabikoze tudahari kuko gupfu bavuga ko rwatewe nuko Kayini yabere kandi Kayini yarapfuye ariko konsekansi y'icyaha cya Kayini kitubaho urupfu rwarabaye cyo tuzira za Adamu na Eva kurya imbuto muri garden ya Eden twari duhari Adamu na Eva barya ico giti twari tutarabaho ariko Bibiliya ihita ivuga ngo kubera ko mutumviye itegeko ry'Imana umugore azobyara arushe umugabo nawe azojya wishe icuye kandi bombi barapfuye tuzira icyaha cyabo kubera so sigitangaza ko umwana yazira ikosa ry'umuvyeyi none niba ufite erega hari ikintu abantu bazabeberwa
Bibiri zivuga ngo igiti kibi kiri imbuto mbi. Ni ukuvuga ngo biragoye ko umuntu mwiza habyara umuntu mubi. Hari n'ingoga tugarukega mu buryo bw'urushako. Mu rushako hari ubwo ushika umugore wenda akakugora. Iyo akugoye ufite famiye yabo nziza wamukuyemo nibyo bitaga mu kinyamurenge ngo nukuja guhanisha. Ukagenda ukavuga ati yewe uyu mugore naramushatse maze kumushaka turaza turubakana dore ukabwira so ukwe kugahishuka ananiye kuri iki 1 2 3 4 5 abi wabo bakamubwira ati umukobwa ibi ni bikurimo bakamugiraga inama umugore yumva agahinduka yananirana akananirana mwazona korogana mwageze igihe cyo gutandukana mutabashije kumvikana nabi wabo bakazavuga ngo umugabo wiwe yageze hano inshuro 3 4 5 ndananirwa cyangwa se hari ingo zakubitaga abagore ugasanga inkoni ihora mu mahembe. Iyo rero urugo rwagiraga umubyeyi mwiza wenda uragihohoteye umugore wawe kuko ibyisha abantu zaza abagore n'ukuri zabagara ibintu bidahari gute n'ibidahari gute. Umugore mu gitondo arabyuka aja bururi ahura ibigori umugabo yamusigiye amahuzu ngo amese sebukwe yamubwiye ngo arahira icarire nyirabukwe yamubwiye ngo uje gushaka imboga gutoragura kuja kuruzi ahure atoragure nyirabukwe yamubwiye ngo uje gushaka imboga umugabo yamusigiye amahuzu ngo ahure sebukwe amahuzu ngo amese sebukwe yamubwiye ngo uje kwahira icarire nakora ico nyirabukwe yamubwiye akaja gushaka imboga sebukwe yataha akavuga ngo ntacarire inyana zare ku ruhu rwazo arabwira umuhungu ati uzuri umugore wawe twabwiye ngo yahirire inyana aranga umugore kakabizira mu gihe icari c'inyana aho naje kwahira icarira ku basebukwe ntaje gushaka imboga nimugoroba baracumba umutsi muzira imboga nyirabukwe avuga ngo twamubwiye ngo aje gushaka imboga ntiyagenda n'ubundi abizire aho nakora ibyo byo mbagashaka akaja gushaka imboga akahira n'icari ntamesa amahuzu y'umugabo umugabo nashika nimugoroba atsinda umugore akubita ngo umugore ntiyamumeseye. Ico gihe iyo byabaga bimeze gutyo umukobwa yaricazaga iyo umukobwa afite umuryango tutse akavuga se muzamumpeza imirimo ingana gutya muzamugira ngo ndi ingorofani ndi machine habe na machine zikora ikintu kimwe tiyoza machine ya soni pataro ngo ibwira ngo nisone amarido tishoboka none akabiteza kiyana umugore muze akavuga ati umugabo karangwita kandi yanziza ubusa umukecuru wamwe uje gushaka imboga kandi imazi yo zibaye nishi habanza urwinda muzehe wambwiye ngo uje gushaka kwari icare c'inyana kandi wasize nahuye paye shokora cyangwa cyo gihe sebuko n'umugabo bamubwiye ngo amese kandi ari gushaka icarire bo bicaye ku gatorero cyane we ngo akora ibyo ahure agashokore ashaka amazi agira ibyo zose ibintu byose akabimurundaho akabizira. Rero ko iyo umwana ashatswe mu rugo ari umwana yarabiteze akabwira ngo ibi bintu mwamukorera ntibishoboka abavyeyi none se ukakabura rero gatase kubera iki yogiye utazana imboga akamubwira ati se wewe kuki wumva ko imirimo gituma uyungu yatahitana byabaga batumvikanye nyine bagashaka umwungeri kabati mushaka umwungeri aza yahiricane kuko bino bagenda tubishobotse ariko bitabivyo abantu bagahora mu nduru ngone cyumva ukuntu urwo ari rwiza umukobwa yakorerwa violence nawe akabanza akicaza se uko na nyirabukwe akababwira bananiranwa akabona gutera intambwe akabwira se na nyina biwa akabwira ati nubwo ganashatswe hari dore ubuzima mbamwe n'ubu akabuvuga uzikora abakobwa abanyamurenge bakorewe torture hakabigihe asohoka mu nzu akaja kwihisha mu gisambu akazagaruka bakamusengera ngo yarwaye amapepo ariko ari violence domestique yaboneye yabaje bakamutorutira bakamukoresha nka kurya kwirobo yarubu umutwe ugacanganyikirwa yakamujujubuza nyirabuko amutegeke se uko amutegeke muramukazi wa mutegeke umugabo wa mutegeke muramu wa mutegeke umuhana wose umwurukire ku mutwe urategeke ariko iyo umukobwa yabaga afite umuryango mwiza sibukwe ari umugabo responsable yarashikaga akabwira ngo ibi byose mu bihagarike uyu mwana n'umwana ndetse yabona nyirabukwe yagomye kumuteza impaka akamubwira ngo uje gutinyuka agaruka akamutekesha jamu wawe nawe usigara mu wawe ndebe ko utazihurira ngo wishokora ushake ibyo ushaka
noneho ico gihe sebukwe abagabo benshi bakundaga kurwana ku bakazana kuko umugore ubundi muri kamere y'umugore ntazamenya ko umwana wundi ari muto kuko wowe ushaka umukobwa ungana na mushiki wawe nyoko agaheza umugore wawe imirimo umukobwa wajyana wagira ngo umubwire ngo se wingi ngo se umugore waje mu rugo ngo se yarukoreye none se urahakora n'ugwiwe uruga n'ugwawe ufitemo abana 7-8 tubakora ngo kurashaka ngo yabakorere kandi abawe barajyana ngo yaguye se ngo n'umwana ngo se umugore kimwe naje kandi ari umwana ungana n'uwo ndetse ugasanga rimwe ni muto ku mwana we yego nico cagaza gituma abantu bashaka imiryango kugira ngo mu gihe nyine bagaye babarera babahereza umurongo mwiza mushobora kubona. Akabazo ka nyuma dusoza, hari ibintu jewe nza mbona mu Kinyamurenge hamwe kabona ari amafuti. Okay, I'm sorry kuvuga gutyo wenda biterwa no kutamenya. Ni gute urabona nk'uko kwanje uko tuvugana mu banyabyinshi tuvuge kuvuga ngo mve papa mbyara mpuruke kwa Ruzigura neza manuke mpuruke kwa byinshi hari bisekuruza byinshi ariko ngo umukobwa ngo umwishwa wenda wo mu nzu y'abagigi cyangwa tuvuge y'abakira amacumu ngo simushatse hanyuma bakavuga ngo ngomba gushaka umwana wa Muyomba neza umwana wa Mushenge neza kubera ko ndashaka umwana wa mama wacu neza. Ivyo bintu bitatu jewe nza mbona harimo akavuyo. No kuvuga ngo hari umwana wa Nyogosenge Nyogosenge avukana na papa neza mu ndimwe ni kubera ko ushaka aho hakaba na Nyokorome Nyokorome avukana na Nyoko neza yego kuko ushaka umwana wa Nyokorome ariko ntushaka wa Nyoko wanyu yego Nyoko wanyu akaba mushiki wawe wa Nyokorome akaba mubyara wawe. Ico gihe byabaye bitewe n'iki ni gihe Abanyamurenge bambutse muri Kongo ubundi bari barambutse ari abanyage uti bari abanyage guti inka kera kose mu Rwanda bazitaga ngo inka z'umwami bakambuka ari abanyage noneho mwambukana uduka nkatungahe ukobwa ati zino nka ninzijana kwa Muyomba n'ubundi zizodutunga kugira ngo nzifate nzijane wenda ari muri Nyamzinda zifata nzijane mu basege cyangwa mu batware reka nzijane kwa Muyomba noneho wazijana kwa Nyokorome nico gituma uzova Abanyamurenge bavuga ngo umunani muke nguze kujana kwa Nyokorome nukuvuga ngo kwa Nyokorome umunani wose wojana yo gushingire aho no gushaka umwana wa Nyogosenge bikava gute wenda ufite nk'icumi kwa Nyogosenge ntanka urwo rugo ntanka rufite ariko rufite abageni beza iso akavuga ati nubundi nintamushingira ngo zino nkariho zijana nubundi bizahora bitugora reka mfate zino nka nzikwere mushiki wanje iziri kwa mushiki wanje buriya ziri hafi natwe ubwo se byashara tagiye gushaka gutaviye mu nyungu ntanaki washatse mubyara we wa commerce nuko byagenze afata inka azijana kwanye abwira musa uwo mugore yari afite ngo abageni musaza wakagira ngo inka none wa mugore ngo nabakene ngo abwira musaza watese kufite umwana woshingira nkafite umukobwa uramushingira ndi kubereka ngwino nguheza umugeni nawe udukwera inka tuve muri ubu bukene naje mfite abana b'abahungu nabo babone ico bashakisha musaza watase ubundi wo ndikigise amuhaye umugeni barashingiranye birarangiye abandi nabo bakavuga ati inka umunani mukeye ufite inka 5 cyangwa inka 4 nuzijana handi reka nzijana kwa Muyomba Muyomba wenda ari mu bukene nabanyage ukamushiraga zanga zajaga kwa Nyokorome zibaga zikwegereye kuruta kuzijana handi ariko kubera ko turi ba patriarca twebwe mu bwoko bwacu umwana afata umurara wase yego nico gituma tushaka umwana wa so wanyu wabyumvise rero kubera ko umwana azafata umurara wase Nyoko nawe arafata umurara wake we wabo none murumuna wiwe nawe bakavuga ngo n'umwana wa Nyoko ariko aranabashakanye direct neza
tibyazanye ikerere ntibobakanye bari muri Canada banyina bakurikirana bari babano Gitengere Gitengere oyaye Gitengere arongaye Gasarani kugusa ndijisha ariko kukeri mihani tatuvuze hari hamwe mvuza kandi barize bari muri Canada barashakanye barubaka ko jewe ndabashimye aho barashakanye banyina barakurikirana barashakanye barubakanye none se uko habayeho gukwa kandi ntabimuga ubukwe bwarabaye bwarabaye hano hari haruguru hari umukobwa w'umusita washatswe n'umuhungu w'umusita umwe n'umuguge undi n'umunyabungo kandi bafite family kandi munyabungo n'abiguge baravukana barashakanye none kuki kandi ntibabaciye kubera ko batabaciye kandi baraciye inyuma ko bacira iki hari cyabakoze ubundi iyo si kirazira ubundi biology ivuga gute ni ukuvuga ngo après 4e génération nta maraso bamugihuje après 4e génération ikizazi cya kane nta maraso bamugihuje mu shakana none ni gute utabuzarana abisoza mva ngo mubyara bimuga ni gute utabuzarana ikimuga n'umwana w'nyokorome yego ariko ukabuzarana ikimuga n'umwana muhura ku isekuza cy'umunani iri ahijya kwa byinshi turuzi nk'abanyabyinshi hari abanyabyinshi mushobora kuba amasano yagufa muyarukira i Rwanda kandi naho mu myaka ya kera ntibigira shoboka ari umuherukira kubera nyene ryazina ariko biza bidufasha kuba tuguma kuba umuryango umwe kwinjirana mu twomera nk'abasamari cyangwa abandi nyine tukigira imiryango noneho amarimite azadufasha no kugira imiryango no kugira nyine umusabaga ariko wamashije ukabikora ugashaka mwene nyoko wanyu wabimashije fuwo mushaka kuko nababashatse kandi babyaye bimuga barahari yego ku rugero jewe ndi umwishwa wanyu basita babafirire bunyine ngakundana n'umukobwa w'umusita wenda dushaka kuvuga umunyabungo cyangwa umuguge cyangwa umutanga hanyuma wenda muri famille ugasanga uwo ni muri mamudogo none ukuje bintu birama byafecta shama bigenda bigere neza selon jewe apana by'umuryango wose w'abanyamurenge umuryango w'abanyamurenge niko wubakitse ibintu bazavuga ngo bashatse nyina wawe ariko n'ababashatse bahari barahari barabyaye barubatse kandi kibazo banafite harabishwa babafirire bashatse abafirire kandi baraboro ushobora gusanga uwo mukobwa kuri nyoko ni nyoko wanyu ariko waje gusanga kuri so n'umwana w'umubyara we cyangwe ni mubyara wawe kuko amasano yacu agenda asobekerana wagenda ku isano rya so wenda na se w'umukobwa cyangwa nyine mugashakana wahindura indi ngambo timushakana ariko nyine ibintu byo gushaka cyane cyane no kwirinda kubera ko nyine twageze mu bihugu biteye imbere tugufuko tujana na science nimba ari umuntu wo kwasobanura hagufi ibyo byihora kuko umuryango umwe ariko bifashe bisekuruza 5-6 mwoshakana niko jewe niko nza numva ko yumushaka kandi akamu bakabana kandi reka dusoze turagushimiye uganiriye neza cyane kandi muzamwumva ibintu buri uko oncle yumva ibintu siko nje mbyumva hari ibyo twemezanyaho hari ibyo tutemezanyaho nawe uzokurikira ibiganiro tuba dutangiye gucyana deba aho gutukana no gutukana muri nane utanga igitekerezo cyawe ija kuri kamera nawe utanga ibyawe nimba hari aho na wenda nshobora kuba nafuditse ndaza kubitegera mvuga ati nubwo hano ino gitekerezo nana gitekereje bishobora cyari bifuditse yego ariko wumva ibintu ubitekereje apana kuzumva nguko babivuze mu marangamutima apana nguko babivuze no umuco uzukura uzuhinduka yego umuco uzukura uzuhinduka turuzi ubu nyine twaza tuvuga uko ari ibintu byinshi mu mico yacu byahindutse wowe usubiye gusubira ngo uzohagarara ku mico ya kera byo kugora ku bana ufite bavandimwe mwari mudukurikiye subscribe ni ngombwa ibiganiro byacu nakagenda kagaruka nimwongera kudukenera kuri no channel
muzadutumire icyo ni obvious kugira ngo dukomeze tuganire tuzakora paternaria ariko ikizanareka nyine ko mwayitegereye umugore zareba kuri Mibunda akabona subscribe ziyongereye ibiganiro byacu nakagenda kagaruka bye bye murakoze cyane turabashimiye naho ubutaha